ikaze. Turashima Imana umwanya mwiza tumaze turi imbere y'Imana, turimo kuremya Imana no guhimbaza Imana. Ni umwanya w'agaciro, ni umwanya w'ingenzi mu bwami bw'Imana, kubera ko iyo duhagurutse tukaramya Imana, ubwiza bw'Imana n'icyoro cy'Imana biramanuka. Rero tugeze mu mwanya wo kuganirizwa n'Imana, aho tugiye kumva ijambo ry'Imana kuri uyu mugoroba. Tugiye gusoma ijambo riri mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 4. Turasoma dore ku murongo w'8 turaza kugeza ku murongo wa 20 niwo tugiye gusoma, ni naryo jambo tugiye kuganiraho kuri uyu mugoroba. Reka mwese mumbure Bibiliya zanyu hanyuma tuganirire ijambo. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo Abafilipi igice cya 5 umurongo w'8, ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, abe ari byo mwibwira. Ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye, abe ari byo mukora. Nibyo Imana, nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Umurongo wa 10, nishimiye cyane mu mwami wacu kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyakora mwaranzirikanaga, ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose nuko naba ndi kose, nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ariko mwagize neza ubwo mwese mwafatanije imibabaro yanjye, kandi mw'Abafilipi mwe, namwe ubwanyu muzi yuko ubutumwa bwiza bugitangira kubwirizwa, ubwo navaga i Makedoniya, nta rindi torero ryafatanije nanjye mu byo gutanga no guhabwa keretse mwebwe mwenyine. Ndetse n'i Tesaloniki mwoherejeyo ibyo kunkenura, si rimwe risa, ahubwo ni 2. Nyamara burya si impano nshaka, ahubwo nshaka ko imbuto zongerwa kuri mwe. Dore mfite ibinkwiriye byose, ndetse mfite n'ibisaga. Ndahaze ubwo maze guhabwa na Epafrodito ibyo mwohereje, bimbereye nk'umubabwe uhumura neza, n'igitambo cyemewe gishimwa n'Imana. Kandi
Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Icyubahiro kibe icy'Imana yacu ariyo Data wa twese iteka ryose. Amen. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye, turashima ubuntu bwawe, turashima imbabazi zawe, turashima ijambo ryawe, turashima urukundo rwawe n'ineza yawe. Izina ryawe Mwami rihabwe icyubahiro kandi izina ryawe rishyirwe hejuru. Reka Mwami ijambo ryawe kuri uyu mugoroba rimanukane imbaraga n'ubushobozi, kugira ngo Mwami rishobore guhinduka inkota ihinguranya imitima yacu, igatandukanyamo n'umusokoro, kugira ngo dushobore kumva ndetse no gusobanukirwa icyo uvugana natwe kuri uyu mugoroba. Data, waravuze ngo umwuka wera nazazenda ku bya Data abibamenyeshe, natwe duciye bugufi munsi y'imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo ibyo Data watubikiye kandi waduhishiye uyu mugoroba tuhishurirwe n'umwuka wera, binyuze mu ijambo ryawe, binyuze mu mbaraga zawe, mu rukundo rwawe no mu kugira neza kwawe. Ganiriza imitima yacu, ganiriza abadukurikiye bose, kugira ngo Mwami duhabwe umugisha n'ibiva imbere yawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana dusomye kuri uyu mugoroba riravuze ngo niba hariho iby'icyubahiro, iby'ubuntu, iby'imbaraga, iby'igikundiro, haleluya, ngo ibyo ngibyo abe ari byo biba hagati muri mwebwe, ngo kuko nibwo Imana y'amahoro izabana namwe. Hanyuma arakomeza ageze ku murongo wa 10. Haleluya. Avuga ngo nishimiye cyane mu Mwami wacu, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana. Icyakora mwaranzirikanaga ariko mwaburaga uburyo. Nishimiye cyane mu Mwami ko mwongeye kunzirikana nubwo byatinze. Uyu mugoroba turaganira ku ijambo rivuga ngo imbaraga zibohora ibyatinze mu nzira. Haleluya. Hari ibintu wagenewe, hari ibintu Imana yageneye ubuzima bwawe ariko byaratinze. Paulo ari muri gereza y'i Kayisariya, yarafungiye kwa Kayisari. Nibwo yanditse runo rwandiko yandikira itorero ry'Abafilipi. Yaramaze kwakira impano itorero ryo muri Filipi, cyangwa se ry'Abafilipi ryo muri Filipi, itorero ry'Abafilipi ryari rimaze koherereza Paulo ari muri gereza i Kayisariya. Yarafungiye i Roma ku mwami w'abami Kayisari wayoboraga impaya ya Roma muri kiriya gihe Yesu Kristo yavutsemo, ndetse na nyuma yaho intumwa zabwirije ubutumwa bwiza mu gihe cy'ubwami bwa Roma, kugeza n'igihe itorero ryatangiraga. Itorero ryatangiye nyuma ya Yesu gukomeza kugeza igihe itorero ryungaga na guverinoma, ariko igihe Kiliziya Katolika yavukaga. So icyo gihe cyose hari ku ngoma y'Abaroma. Rero Paulo mu bigeragezo byinshi yaciyemo, ashaka gutererwa amabuye i Yerusalemu
bagashaka kumwica, agakizwa n'abasirikare b'Abaroma, akaburanira mu bategetsi batandukanye, nyuma akajurira kwa Kayisari. Harimo ubugambanyi bukomeye cyane bw'Abayuda bashakaga kumwica, kuko abishe Yesu ntago bari gutinya Pawulo. Haleluya. Buriya nubona abantu bagwagurikiye ukabona bakwanze ukabona bakurwanya, ntuzavuge ngo mana ndazira iki, kuko abatatinya umwana we w'ikinege ntago bazatinya wowe. So rero Pawulo baramurwanije cyane mu buryo bukomeye, ariko yarabizi neza kuko umwuka we yari yamaze kumuganiriza. Aramubwira ati nubwo bimeze gutyo ugiye Yerusalemu, ariko nyiri uyu mushumi bari mu masengesho y'ijoro, barimo basenga buzuye umwuka wera. Umwana umwe w'umukobwa w'umuhanuzi arahaguruka afata umushumi Pawulo yakenyezaga, arangije awibohesha amaboko, awibohesha n'ibirenge. Arangije avuga ngo nimwumve ko umwuka wera avuze nyiri uyu mushumi nagere Yerusalemu nuko bazamugira, Abayuda bazamufata bamubohe bamute mu nzu y'imbohe. Abari bari kumwe na Pawulo baramubwira ati uyu mukobwa turamuzi n'umuhanuzikazi, ibyo avuze bibaho, yuzuye umwuka wera ntago avangiwe. Rero turakwinginze ntujye Yerusalemu, kuko nugera Yerusalemu uraza guhura n'ibyago bikomeye cyane. Arabwira ati usibye no gukubitirwa cyangwa se kuboherwa i Yerusalemu, niteguye no gupfirayo nzira ubutumwa bwiza, nzira umwami Yesu Kristo. Nimara kwakira umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, nta bwoba ubwo ari bwo bwose ngifite bwo gutinya urupfu cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose. Igihe cyose naba nzira ubutumwa bwiza, cyangwa se igihe cyose naba nzira ubutumwa bwiza, cyangwa se naba ndi mu nzira Kristo. Niki cyabaye rero? Ageze i Yerusalemu baramufashe koko nk'uko ubuhanuzi bwavugaga, baramutererana, baramukubita, bagenza gute, abasirikare baramufata, baramufunga, baramugambanira ngo bamwicire muri gereza, ariko baramutorokesha abasirikare, baramujyana kwa Augusto. Nyuma aza kugera i Kayisari, bariho afungirwa. Ari i Kayisari cyangwa se ari i Roma kwa Kayisari, icyo gihe nibwo yatangiye kwandika inzandiko nyinshi. Buriya ibintu byose Imana ibibyazamo umusaruro, kuko igihe Pawulo atarafunze, atarabosheje iminyururu, yarazengurukaga ibihugu bitandukanye. Yazengurukaga amatorero 7 yo muri Efeso, yose agenda abwiriza ubutumwa bwiza. Aca i Simuruna, aca i Filipi, aca i Laodikiya, aca hirya no hino agenda abwiriza ubutumwa bwiza. So kiriya gihe nta makamera yari ariho nk'aya ngaya duhagaze imbere muri kano kanya, nta byuma biri kodinga byari biriho muri kano kanya. Uburyo bwari buriho bwo kubika cyangwa se bwo gutuma ibyavuzwe cyangwa se ibyakozwe bishobora guhabwa indi generation, bwari uburyo bwo kwandika gusa. Rero igihe yacagaho abwiriza ubutumwa bwiza, avuga, akora ibimenyetso n'ibitangaza, igihe hatabaga hari abanditsi babaga bari iruhande rwe barimo bandika ibyo avuga, barimo bandika ibyakozwe, byarangiraga aho ngaho. Zabaga ari inkuru abantu bamwe babwira abandi, ubundi zikarangirira aho ngaho. Rero Imana irabyitegereza, ibona yuko hageze yuko abo muri generation zizaza mu myaka 1000 bizakurikiraho bazamenya. Nicyo cyatumye Imana yemera yuko abanzi ba Pawulo bamufata bakamushyira muri gereza, kuko byari bishobokeye Imana kumubohora, byari bishobokeye Imana kumukiza, byari bishobokeye Imana kumukura amaboko yabashaka kumugira nabi. Ariko Imana yemera yuko abohwa ajya muri gereza, ajya i Kayisari. Rero ageze i Kayisari nibwo yatangiye kwandika, kuko iyo turebye igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cyanditswe na Luka, nicyo cyonyine gusa, Luka niwe wenyine gusa afashe initiative yo kugendana n'intumwa no gukurikira intumwa, agenda yandika ibyo zikora. Ibi yabikoze uhereye igihe yahuriye na Yesu Kristo,
bahuye na Yesu abona imirimo Yesu akora, hanyuma yanga gusubira inyuma. Yari umugiriki, yari yarize, yari umuganga, yari afite filozofi n'ubwenge buhambaye. Abonye umuntu urimo gukora ibintu bimeze gutya, arangije aravuga ngo no, ntabwo nasubira inyuma, ntabwo nakwakira igitangaza ngo ngende, ahubwo ngiye kwandikira inshuti yanjye yitwa Theophila, ngende mubwira buri kantu akariko kose. Asubira inyuma, atangira gucukumbura ubuzima bwa Yesu, atangira kureba uko yavutse, uko byagenze, uko marayika Gaburiyeli yaje, uko yavuganye na nyina kwa Elizabeth, byose. Hanyuma agera igihe Yesu Kristo yabatirijwe, igihe atangiye kubwiriza ubutumwa bwiza, arangije atangira kugenda yandika buri kintu cyose, agenda inyuma ya Yesu, ari umwanditsi. Nta wundi wari wamuhamagaye, nta wamuhaye akazi, ntabwo ari mu ntumwa za Yesu, yari umunyamahanga, ariko abonye imirimo n'ibitangaza Yesu akora, bikora ku mutima wiwe. Hanyuma atangira kugenda yandika buri jambo ryose, buri kintu cyose kibaye kuri Yesu. Nuko yanditse igitabo cyanditswe na Luka. Iyo usomye muri Bibiliya ubona amavanjiri ane, ya Matayo, ya Mariko, n'iya Luka n'iya Yohana. Luka wenyine gusa niwe wanditse atari umuyuda. Abandi bariya bose bari abayuda, bari mu ntumwa za Yesu, bari mu bigishwa ba Yesu, ariko we yari umwanditsi ufite ubwenge n'ubuhanga. Yavuze ngo reka ubwenge bwanjye, reka ubuhanga bwanjye butange contribution mu bwami bw'Imana. Buriya ushobora kuba utavuga mu ndimi, ushobora kuba udahanura, ushobora kuba utari umuhanga mu gusobanura Bibiliya, ariko mu kuri urashobora gutanga contribution mu bwami bw'Imana bijyanye n'icyo Imana yaguhaye, bijyanye n'ubuhanga ufite, bijyanye n'ubumenyi ufite. Icyo ushoboye, nimba uzi gukoresha kamera, nimba uzi gukoresha mashini, nimba uri umuhanga muri informatique, nimba uri umuhanga muri IT, nimba uri umuhanga, ubuhanga ufite, nimba uri umuhanga mu mateka, nimba uri umuhanga mu kwandika ibitabo, ibyo byose ubwo bumenyi ufite, ubwo bushobozi muri wowe urashobora kubutanga nka contribution mu bwami bw'Imana, kandi bukagira umumaro uhambaye cyane. Luka yanditse ibintu byinshi, asesengura ibintu byinshi. Bariya bandi bagiye bandika, hari utuntu twinshi batatindagaho, batahagararagaho, ariko yatudetayaga nk'umuhanga, nk'umuntu wari warize, akabasha kwerekana ikintu mu bundi buryo, mwindisha ku buryo ki umuntu uri bugisome abasha kucyumva mu bundi buryo. Ubwo niwe wakomeje Yesu amaze kuzamuka mu ijuru, kuko naho yari ahari ahagaze abireba. Hanyuma atangira gukurikirana n'intuza ntumwa zagendanaga na Yesu, niwe watangiye kwandika uko buzuye umwuka wera ku munsi wa Pentecost. Petero ntabwo yigeze abyandika, abari bahari bose mu bantu 120 bari bahatarane, nta n'umwe wabyanditse. Ariko Luka akomeza gutanga contribution yiwe mu bwami bw'Imana, arandika, yandika uko umwuka wari yamanutse, atangira gukurikirana ubuzima bwa Petero, uko babafashe, uko bashyize mu nzu y'imbohe, uko bahagurukije ikimuga imbere y'urusengero rwitwa Giza. Byose agenda akurikirana ijambo kurindi, agenda byandika, ageraho bateye amabuye Stefano mu gice cya 8 cy'ibyakozwe n'intumwa. Byose yari ahari, yandika buri kimwe cyose, ntago yigeze yivanga mu kintu cyari cyose, akavuga ngo buri kana kariko kose nzakarikodinga. Akarengane kadutse mu ntumwa Yerusalemu bagatangira kuzica no kuzitoteza, arakurikirana arandika. Aho Filipo yagiye agahura n'inkone, arakurikirana arandika. Aho Petero amufungiraga mu nzu y'imbohe, arakurikirana arandika, kugeza igihe Yesu Kristo yabonekeye Pawulo. Amubonekeye aza ari indi ntumwa ya 13 yinjiye mu bwami bw'Imana. Pawulo aza afite imbaraga nyinshi, aza afite ivugabutumwa rihambaye, aza afite revolution mu bwami bw'Imana, aza afite guhindura ibintu ba Petero batigeze bahindura. Kuko ba Petero bafashe ubutumwa, barangije babushyira i Yerusalemu, hanyuma babushyira mu Bayuda, baravuga ngo aka ni akarima kacu, utu ni utuntu twacu, n'iby'Abayuda gusa. Kandi Yesu Kristo yari yavuze ari ku musaraba, yireherejeho amahanga yose. Yabwiye ba Petero n'aba Yohana ati mugende mubwirize ubutumwa bwiza kuva Yerusalemu ni Yudaya kugera ku mpera y'isi yose. Ariko iryo jambo ntibaryumvise, ahubwo baragiye barica baravuga ngo tuzabwira Abayuda bene wacu, tuzabwira ab'i Yerusalemu gusa. Iryo jambo ntibigera baryumva. Ibyo bituma Yesu afata plan B, ajya kwishakira indi ntumwa 13 itagendanye nawe, itabanye nawe, ariko arayisanga ari we Pawulo. Aramwiyereka, aramwihishurira, amuha misiyo, aramubwira ngo noneho wowe
ntukore nk'abangaba, kuko abangaba nabanye n'abijoro n'amanywa, nababwiye misiyo yanjye, nababwiye nje konje kwirehereza amahanga yose, ariko ntibabyumvise. Wowe rero haguruka ugende uzenguruka isi yose, ujye mu banyamahanga, utwara ubutumwa bwiza, ubwiriza ijambo ry'Imana. Hanyuma Pawulo ahagurukana izo mbaraga, hagurukana uwo mwuka, hagurukana ubwo bushobozi, atangira kuzenguruka, atangira gutwara ubutumwa mu banyamahanga. Ibyo byatumye rero Luka warimo kurikirana za ntumwa ahita atangira kwibanda kuri Pawulo cyane, atangira kurikirana Pawulo ingendo ziwe zose, ahagiye, ubutumwa bwirije, aho yagiye aca muri Efeso, aho yagiye ahangana n'abafilozofi n'abagiriki n'abandi, buri kimwe cyose agenda akandika umunsi ku wundi, akurikirana ubuzima bwa Pawulo kugeza igihe yagiriye mu nzu y'imbohe. Byose arabyandika uko yafashwe, akurikirana igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, bamwohereje i Roma, bwamucishaga mu nkuge mu bwato. Luka yemera kujyana nawe, yemera kwishyira mu kaga, arahaguruka, aragenda, arakurikira, aragenda, aho inkuge zacikagurikaga, zamenegurikaga mu nyanja. Luka yari kumwe n'abavuga ati byanze bikunze buri kimwe cyose kigomba kuba, ngomba kucyandika. Kuko nusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, uzasanga avuga ngo nuko turatsuka, nuko turambuka, nuko inkuge imenaguritse, twese turiheba. Yari kumwe nabo, yemeye kwishyira mu kaga, yemeye kugendana n'imbohe. We ntiyari imbohe, we ntiyari afunze, ariko yemeye kugendana n'imbohe kugira ngo ibyo yabonye byose by'ubwami bw'Imana abikusanye, abyandike, abyohereze, bizatugereho. Kuko arazi neza ko nta bundi buryo buhari tuzamenya imirimo y'Imana, tuzamenya imbaraga z'Imana, keretse hakoreshejwe uburyo gusa bumwe bwari buriho, aribwo bw'inyandiko. Luka ni intwari ikomeye cyane, nubwo abantu benshi batajya bamugarukaho cyangwa se ngo bamuvugeho, ariko watanze contribution ikomeye cyane mu bwami bw'Imana. Ndizera ko kuri wa munsi w'amateka nawe tuzamubona mu bazahabwa ingororano. Haleluya. Rero uwo ni we wenyine gusa washoboye gukurikirana aho Pawulo yanyuze, aho Pawulo yaciye, aho intumwa zanyuze, aho ibyo zavuze, ibyo zakoze. Ariko abandi bose barumvaga, bagataha batangaye, bagataha bavuga ati ibintu birakomeye, bagataha bavuga ati ibintu ni byiza, bagataha bavuga ati ibintu ni amahoro. Ariko nyamara nta wandikaga ngo avuge ngo reka mbyandike mbyoherereze n'abandi bazabisome. Luka rero ni intwari ikomeye cyane. Ibyo rero byatumye Imana ibyitegereza, irareba, ibona ko hari ibindi bintu byuzuye muri Pawulo kandi bigomba kuzatugeraho. Niyo mpamvu Imana yemeye yuko kakagambane kaba, baramufata rero bajya kumufungira i Kayisariya. Bamaze kumufungira i Kayisariya, icyabaye ni iki ngiki: muri iyi gereza yarice, noneho atangira gufata bwa butumwa bwose bwari bumurimo, bya bindi byose yagendaga abwiriza, yagendaga yigisha, atangira kubishyira mu mpapuro. Haleluya. Afata wino, afata n'impapuro, atangira kwandika buri kintu cyose kiri muri we, icyo Umwuka Wera yamuhaye, icyo Umwami Imana yamuhaye kumenya, buri kimwe cyose atangira kugishyira mu nzandiko. Yandikira Abaroma, yarafungiye Roma n'ubundi, ariko arangije arabandikira, abandikira imibereho yabo yose, abandikira ubutumwa bwiza, abandikira ijambo ry'Imana. Arakomeza yandikira Abakorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, yandika urwa mbere, rwa kabiri rw'Abakorinto. Arakomeza arandika, yandika inzandiko nyinshi zitandukanye, aho niho yageze rero yandika n'urwandiko yandikiye Abafilipi. Urwandiko yandikiye Abafilipi yarwanditse ari kumwe n'umugabo witwa Epafrodito. Uyu Epafrodito yari yarabanye na Pawulo, yari uwo mu itorero ryo muri Filipi. Mu gihe yari muri itorero ry'Abafilipi, igihe yari ariyo, bamaze kumenya yuko Pawulo afunzwe, icyo bakoze ni kimwe, bakoze contribution, bakora fundraising, begeranya ibintu bitandukanye, ibintu byose umuntu yakenera mu buzima bwe. Bakusanya amafaranga, bakusanya imyambaro, bakusanya ibyo kurya, bakusanya ibikoresho, ibyo kuryamira, iby'isuku, buri kimwe cyose. Barangije barabipakira. Bamaze kubipakira, hanyuma babyoherereza Pawulo muri gereza.
niho Pawulo rero abyakiriye yavuze ngo yanditse avuga ngo nubwo byatinze ariko nongeye guhabwa cyangwa se kwakira. Arimo arashimira ariko ashyiramo ijambo ngo nubwo byatinze. Yandika ababwira ngo nubwo byatinze ntabwo yarimo kuvuga yuko batinze kubimwoherereza, oya, babyohereje ku gihe bakimenya yuko afunze, bakimenya ko ari muri gereza. Abafilipi bari abantu bafite umutima wo kwitanga, abandikira abibutsa ababwira ngo no mu gihe nari ndi Tesalonike ni mwebwe mwashoboye kunkenura. N'abantu Imana Pawulo yaciye mu matorero menshi, yanyuze i Yerusalemu, yaciye mu banyamahanga, yaciye muri Efeso, yaciye mu matorero menshi abwiriza ubutumwa bwiza kandi yahakoze imirimo n'ibitangaza. Ariko igihe yageze mu kaga, tuve n'igihe yari ari mu kaga, na mbere y'uko agera mu kaga, aya matorero yose yacagamo yakiraga ubutumwa bwiza, akakira ijambo ry'Imana. Bose bakamubwira ngo turagusengera, Imana iguha umugisha. Bakamubwira ngo wakoze cyane, bakamubwira ngo twahezagiwe, Imana iguha umugisha. Bikarangiriraho, yarangiza akigendera. Ibyo byatumye Pawulo yiga kuboha amahema, yiga kwirwanaho, avuga ngo kugira ngo ntazatukishe izina ry'Imana, kugira ngo umurimo nahawe utazaseba. Bakavuga ko ndangiza kubwiriza ngasabiriza amafaranga, reka nige gukora. Mbere yuko Imana impamagara nari mfite ubumenyi bwo kuboha amahema, nk'ibyo wakwita amatante. Haleluya. Nk'ibyo wakwita amatante y'umunsi wa none, amatente. Yarasanzwe abizi, azi uko babikora, azi uko babitegura mbere y'uko ahamagarwa. Arangije avuga ngo ubumenyi mfite ngiye kubukoresha mu kubaho no kwirwanaho kugira ngo nshobore gukomeza kubwiriza ubutumwa bwiza. Kuko kubwiriza ubutumwa bwiza byasabaga ikiguzi. Kugira ngo ashobore guca muri aya matorero yose, yakeneraga harara, yakeneraga ibyarya, yakeneraga ibyanywa, yakeneraga imyambaro, yakeneraga gutunga abo bari kumwe mu rugendo, yategerezwaga kujya nabo bagendanaga. Ibyo byose rero byari bifite ikiguzi cyabyo cyo mu buryo bufatika. Amatorero yandi yose ntiyashoboraga kumusapotinga, arabihorera, avuga ngo dowori nzakoresha amaboko yanjye. Ariko hari aho ugera ukaba stuck, hari aho ugera ubutumwa, imirimo y'Imana ikaba myinshi, ukaba deliverance amanywa nijoro, ukabwiriza ku manywa na nijoro, mu gitondo na nimugoroba, ugakomeza ubwiriza, ukabura igihe cyo kuboha ya mahema. Kuko usigaye cyose tusagura umwanya wo kurelaxinga cyangwa se wo gukora ibindi bitandukanye. Hari igihe tuba tubishobora, hari igihe usanga ufite ibikorwa bike mu murimo w'Imana, ngasanga ngenda ushobora kubwiriza dimanche, wenda ushobora gukoresha morning glory gusa, ubundi ukigisha dimanche, ubundi ugasanga ufite undi mwanya uhagije. Hari n'ikindi gihe rero usanga ufite amasengesho y'iminsi 7, urasengesha mu ijoro, urasengesha mu gitondo, urigisha ku manywa, urasengera abantu by'umwihariko, urataba amatelefoni, uraganira, uragenza gute, urakora byinshi kugeza igihe usanga n'umwanya wawe ubuze
n'umwanya w'umuryango wawe ubuze bitewe n'uko ibikorwa bihari ni byinshi. Usanga muri 40 jours iminsi 40 yose ishize, uwigisha ugomba gukurikirana ibyo yigishije, ugomba kumenya ninde uhari, ugomba kumenya programu z'amanywa, ugomba kumenya iz'ijoro, ugomba kumenya iki, samutema ugasanga ufite n'andi ma invitation y'ahandi hantu ugomba kwigisha cyangwa se ugomba kujya, n'ibindi byinshi cyane bitandukanye, ku buryo ugera ahantu ugasanga biranze. Hariho abantu benshi bakunda kuvuga ngo nibura umukozi w'Imana ugomba kugira n'ibindi bintu ukora. Nibyo, hari igihe uba ufite uburyo bwo gusetinga business ku buryo nubwo waba utazirimo zikomeza ziraninga, zikomeza zikura zonyine. Icyo gihe iyo gihari cyangwa se iyo gishoboka, it's okay. Ariko hari ikindi gihe ubusabwa gukora cyane mu bwami bw'Imana, ntubone umwanya wo gukora bya bindi bavuga ati nawe kora biriya wibeshe. Ibyo rero byarashyitse kuri Paulo ari Tesaloniki, aba mu murimo w'Imana, ari umuntu usanzwe wikorera, agakoresha amaboko, agakora business, akitwunga, akirwanaho nabo bari kumwe, nta wicwaga n'inzara ari kumwe nawe. Ariko ari Tesaloniki agira ibikorwa byinshi, ibikorwa biba byinshi cyane, biramunanira, kandi akeneye kurya, akeneye kunywa. Rero icyo gihe itorero ry'Itesaloniki ryo ntago ryabirebaga, ntago ryarebaga ko umukozi w'Imana akeneye kurya, akeneye kunywa, akeneye kwishyura icumba arimo, akeneye gutunga bari kumwe nawe, abamufasha uturimo, abo bagendana, kuko yagendaga ari kumwe n'abantu benshi batandukanye, kwishyura transport zo mu rugendo. Ibyo ngibyo itorero ry'Itesaloniki ntabwo ryabirebaga, ryari gibereye mu mwuka gusa, bari muri haleluya amena, bari muri sema baba mtumishi wa Mungu, prophesy, bakiserera bashyira mu mwuka gutyo. Ariko umukozi w'Imana akabwiriza, yabava imbere akagenda akaburara, umukozi w'Imana akabwiriza, abava imbere akagenda akabwirirwa, umukozi w'Imana akabwiriza akabura amafaranga yo kugura agasabune ko kumesa kenda yambaye, kaguma mu kenda kamwe. Ibyo rero abo muri Tesaloniki barimo bamureba, ntago babirebaga. Hari abakristo bameze gutyo usanga rwose bo icyo ashaka ni ngira iby'Imana yakubwiye, mpanurira, gira gutya, ariko ibindi by'ubuzima bwe n'imibereho byawe ntago bimureba. Nturi umukozi w'Imana se? Imana iramutunga. Uriya muntu ufite amavuta. Aba bameze uko nguko n'ab'i Tesaloniki nuko bameze. Amatorero nk'aho n'abakristo nk'aho b'Itesaloniki barabaho cyane. Rero Paulo ari muri ibyo bihe bigoranye bimeze gutyo bya crise ikomeye cyane, irindi torero riri kure ry'Ifilipi, atarimo anabwirizamo, atarimo anahanurira, atarimo yigisha, atarimo akoramo umurimo, ryo rimenye yuko afite ibibazo ahari i Tesaloniki. Barangije bakusanya ibintu, bakusanya amafaranga, bakusanya imyambaro, bakusanya ibyo kurya, bakusanya buri kintu ariko cyose, hanyuma barangije barabimwoherereza bambwira ngo umukozi w'Imana ntago ugomba gutesekera aho ngaho i Tesaloniki, ntago ugomba guhura n'ibibazo, akira ibikenewe byose, ibyo ukeneye byose, ukomeze umurimo w'Imana udafite icyo ukenye. Haleluya. Imana ishimwe yuko hari amatorero y'Ifilipi Imana igishyiraho, hari abantu b'Ifilipi Imana igishyiraho mu buzima bakwibukira niyo uri kure, niyo utarimo bafasha muri icyo gihe, niyo utarimo babwiriza, niyo nta kintu urimo bamara muri ako kanya, ariko bo barakwibuka bakagushyigikira. Imana ijya igushyiraho umuntu w'Ifilipi. Haleluya. Imana ijya igushyiraho abantu bafite umutima nk'uw'Abafilipi, kandi uyu mugoroba Imana iguha abantu bafite umutima nk'uw'Abafilipi, bakwibuka niyo utari iwabo, bakwibuka niyo utabasengeye, bakwibuka niyo utababwirije, bakwibuka niyo utarimo bahezagira muri iyo minsi, bakwibuka. Haleluya. Bakwibuka niyo utari kumwe nabo. Imana ibaguhe, Imana ibagushyirireho, Imana ijya ibashyiraho mu buzima bw'umuntu.
si mu buzima bw'umupasiteri gusa, si mu buzima bw'intumwa cyangwa bw'umukozi w'Imana gusa, mu buzima bw'umuntu wese hari abantu b'i Filipi Imana ijya igushyiriraho bagusapotinga, bagushyigikira, bakwibuka, batagutererana, bagutunga, bakubeshaho. Haleluya. Uyu mugoroba Imana ibaguhe mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha abantu b'i Filipi. Haleluya. Bamwoherereza ibyo kumukenura, akora umurimo w'Imana i Tesaloniki, ubutumwa bushobora kugenda neza, ijambo ry'Imana rishobora kugenda neza. Imirimo yari afite i Tesaloniki ashobora kuyikora arayirangiza yose kubera aba Filipi. Haleluya. Imana iguhe aba Filipi bagusapotinga, bagushyigikira kugira ngo ibyo urimo ubikore ubirangize, kugira ngo ubukwe urimo utegura ubutegure uburangize, kugira ngo poroje ufite uyikore uyirangize, kugira ngo urugendo ufite urukore ururangize. Imana iguha aba Filipi uyu mugoroba bakwibuka, bakagushyigikira aho uri, kugira ngo ushobore kugera ku ntego zawe. Haleluya. Imana wo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Rero ibyo birarangira, Pawulo ajya muri gereza i Kayisariya, bacyumva ko yafunzwe. Nibo bantu ba mbere bafashe iya mbere. Haleluya. Bafashe iya mbere, baricara baravuga ngo wa mukozi w'Imana watwigishije, wa mukozi w'Imana wadushyigikiye, wa mukozi w'Imana watubwirije ubutumwa bwiza ari muri gereza uyu munsi wa none. None dushaka ibintu byose byamufasha mu biharimo bigoye. Abantu bafite umutima nk'aba Filipi ni bake cyane muri iyi si. Musono n'umukozi w'Imana ukajya muri gereza, wahita umenya abakristo ufite n'abo udafite. Ko buri mwese atangira kuvuga ngo burya yarishushanyaga, ni Imana imukubise inkoni, erega burya n'ubundi yari umwambuzi, erega n'ubundi burya yari umubeshyi, erega burya n'ubundi ni Imana yamujugunye. Nta n'uwakongera kukuvugisha, atiteranya, ntawamenya icyo bamufungiye, njye kumusura nanjye bashyire muri gereza, ntawamenya. Ubundi wamara gufungurwa bose bakaza biruka, mukozi w'Imana twaragusengeraga, kandi muri gereza nta n'umwe wagusura. Ariko aba Filipi bahita bamenya icyo ukeneye no mu nzu y'imbohe, ntibabikora kuko hari icyo wabakoreye. Haleluya. Aba ba Filipi Imana ibashyire mu buzima bwawe, kuko ni abantu bafite umutima w'ubumana, bagukora batitaye situwasiyo urimo, bagukora batitaye ibyo ubaha, batitaye icyo bamariye, bibuka umumaro wigeze kugira mu buzima bwawe, bibuka ko nibura umunsi umwe hari icyo wigeze ukora mu mibereho yabo, ibyo bikubahira ubuzima bwawe bwose. Ni aba Filipi. Ariko aba Tesalonike bakureba uri imbere yabo upfa inzara ikwica, bakomeza bakubwira ngo dusengere, dukore deliverance, ongera utubwirize, ongera utubwire n'ibindi, bagutegeka ibyo ukora. Ahubwo niko aba Tesalonike bameze. Bakusanya inkunga aba Filipi, barangije baziha umugabo witwa Epafrodito. Mwibuke Pawulo bamujyana i Roma i Kayisariya, bamaze amezi 3 mu nzira kubera umuyaga mwinshi wari mu nyanja, kugeza igihe n'ubwato bwabo bwamenaguritse burasenyuka. Rero kugira ngo Epafrodito afate ibintu yari ahawe kuzanira Pawulo, abizane abigeze i Kayisariya, nta yindi nzira yari ihari usibye inzira y'amazi, nayo yashobokaga, kuko izindi nzira zari inzira z'ubutayu ntibashoboraga kuzinyuramo. So transport yariho muri kiriya gihe yoroshye kubera ko nta modoka zabagaho. Transport yo mu nzira ku butaka kwari gukoresha amagare akururwa n'amafarashi, aho yagirwaga n'abami. Abami nibo bagenderaga ku mafarashi n'amagare,
abandi basigaye bagenderaga ku ngamiya no ku ndogobe. Niyo yari transport ihari. Rero indogobe yaragendaga mu butayu ikabura amazi igapfa, abandi bagakoresha ingamiya. Ingamiya nazo zaragendaga zikaruha, nizo bashobora kwikoreza imizigo, ariko kugira ngo wambukirane umugabane bave ku mugabane umwe bajye ku wundi ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Kandi i Kayisari hari mu Burayi iro. Kugira ngo rero babikore, urugendo rwe ruhari rwari urw'amazi, nirwo rwari rworoshye. Nuvuga ngo tekinoloji ya mbere yabaye yahereye ku mazi. Ubundi bakubwira yuko abize civilisation yose itangirira ku mazi. Civilisation zose mwizi zitangirira ku mazi, zitangira ku mugezi. Abantu bose batangira ubuzima batangirira ku mazi, batangira ku migezi. Ahantu hari amazi niho ubuzima bwo bushoboka. Nta muntu numwe watangiye ashakisha ubuzima igihe batangiraga gutura mu bihugu bitandukanye bidatuwe. Ntago abantu bagendaga gushaka impinga z'imisozi, oya, bagendaga gushaka imigezi, amazi. Niho ubuzima bwatangiriye. Ubuzima bwatangira impande y'amazi. Niyo mpamvu nusoma n'igitabo cyo cy'itangiriro uzasanga Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni bari barimo hari imigezi yari iri mu ngobyi ya Edeni, yacaga mu ngobyi ya Edeni. Nuvuga ngo Adamu na Eva nawe batangira ubuzima ku mazi, iruhande rw'amazi. Aho ngaho niho haberaga fishing, kuroba, niho haberaga agriculture, kuko bashaka guhinga iruhande rw'amazi, ubutaka bwabo bwabaga bworoshye, bakavoma amazi, ayo babumbishaga ibyondo, ayo bakuraga amafi mu mazi bagashobora kurya, ubundi bakajya guhiga imbuto mu biti, barangiza bakagaruka iruhande rw'amazi. Niho bashoboraga gutura, ariko nta numwe wigeze utangira ubuzima agiye gutangira ku musozi. Rero ubwo menye nabwo rimwe na rimwe mujye mugerageza mumenye iyo tuva niyo tujya. Haleluya. Buriya mu buzima uzabura ibindi byose ntuzabura amazi. Ahantu hari amazi ubuzima bushoboka, iyo nta mazi ahari ubuzima bwarangiye. So deno technology itangira, batangiye biga uburyo ki bagendera hejuru y'amazi mbere yuko biga uko bagendera ku butaka. Ku butaka hejuru bakoreshaga inyamaswa, ariko batangiye kwiga uburyo bagendera hejuru y'amazi, kuko igihe kinini cyangwa se igihe cyose ikiremwa muntu kimaze kuri iyi si kikimaze kibana n'amazi. Ntabwo umuntu wamutandukanya n'amazi ngo abeho. Umuntu umutandukanije n'amazi yahita apfa. Ubuzima kuva umuntu yabaho yaremwa, yaremeye iruhande rw'amazi, yabaye iruhande rw'amazi kugeza n'uyu munsi wa none. Niyo mpamvu ikoranabuhanga, tekinoloji ya mbere batangije bayitangirije ku mazi, kuko n'ubuzima bwabo bwatangiriye aho. No batangiye kwiga uburyo ki aya mazi bayakoraho urugendo, bakayagendera hejuru, bakava ahantu hamwe bakajya ahandi, ariko batwawe n'amazi. Uko niko batangiye kubaka ubwato. Rero ubwato butangira kuba igikoresho gihambaye cyazanye iterambere rikomeye mu buzima bwa kiremwa muntu. Kandi n'uyu munsi wa none ibihugu bikora ku nyanja ni ibihugu bikize, ni ibihugu bifite ubutunzi buhambaye. Kubera iki? Iyo igihugu gikora ku nyanja gifite ubucuruzi mpuzamahanga. Ibindi bihugu byose bikenera iki gihugu gikora ku mazi, kuko ibicuruzwa byinshi bizenguruka mu isi ntabwo bica mu kirere mu ndege, ahubwo bica mu nyanja. Amato yo mu nyanja apakira amatoni n'amatoni atagira uko angana y'ibicuruzwa y'amakontineri azenguruka ibihugu, ava mu bihugu bimwe ajya mu bindi, ariko ikirere hagendamo utuntu duke cyane. Izi modoka zipakira ku butaka zitwara ibintu bike cyane ugereranije n'iby'amato apakira mu nyanja. Haleluya. Ubu ni ubumenyi uba ugomba kugira ngo ushobore guhindura imibereho n'ubuzima bwo muri iyi si. Epafrodito afata bya bintu byose yahawe, hanyuma yinjira mu bwato. Nta transport yari iriho muri icyo gihe yashobokaga, kandi imwe rukumbi. Ntabwo irasimburwa n'uyu munsi wa none,
hongewemo izindi, kuko burya iyo usimbuye ikintu nuko uba ugikuye mu nzira ukazana ikindi, ariko iyo wongeyeho ikindi ntabwo uba ugisimbuye. Transport yo mu mazina n'isa ntabwo irasimburwa, ahubwo hongeweho iyo ku butaka, hongerwaho iyo mu kirere, ariko iyo mu mazi iracyafite imbaraga zihambaye mu buzima bw'ikiremwa muntu kurenza n'izindi zose. Buriya ibihugu bikomeye cyane mu ntambara, bikomeye cyane mu ntambara zo mu mazi, bifite amato ahambaye ahagurukiraho indege yibira munsi y'amazi, apima amatoni n'amatoni, abitse ibikoresho bihambaye. Ibihugu bikomeye ku isi niko bimeze, n'ubwo ngo ntabwo bishobora gukinisha amazi. So rero iyo transport yari iriho Epafrodito no yakoresheje, ariko bageze hagati mu nyanja bahura n'umuyaga, bahura n'umuraba, umuyaga urabatangira. Epafrodito atangira guhura n'imiyaga mu nyanja, atangira guhura n'ibibazo, yikoreye ibintu azaniye Pawulo, yikoreye impano zose azaniye Pawulo, ariko arimo arakubitana n'imiyaga, arimo arakubitana n'imiraba. Vage ziraza ziramuterura zimusubiza inyuma, ararwana. Ararwana. Agerageza ibishoboka byose guhangana n'iyi miyaga, ariko yari myinshi kubera ko nta tekinoloji ifatika. Yari ihari y'ubwato bushobora guhangana n'imiyaga, kuko kiriya gihe ukuntu bagendaga mu nyanja, barebaga icyerekezo cy'umuyaga. Barakubwiraga ngo uku kwezi umuyaga uzahuha uva iburasirazuba ujya iburengerazuba. Icyo gihe amato yose yavaga iburasirazuba akajya iburengerazuba. Hanyuma abantu b'iburengerazuba barategerezaga ukundi kwezi cyangwa se ikindi gihe, hakazindi periode, kuko kera babaga mu gihe, bari barize igihe, bari basobanukiwe imbaraga z'igihe, bamenyaga icyerekezo cy'umuyaga, hanyuma bakajyana nawo, bakongera bakazahindukira mu kindi gihe umuyaga wongeye guhindura uva iburengerazuba uza iburasirazuba. Noneho muri iyi nkundura y'umuyaga uko urimo werekeza iburasirazuba, abantu b'iburengerazuba bapakiraga ibyo bakinjira mu nyanja, hanyuma bakajyana n'umuyaga, kuko bageraga mu nyanja hagati, barangiza bakazamura ibitambaro mu kirere. Ibitambaro iyo babifunguraga, umuyaga wahuhaga bya bitambaro. Muzarebe ku mafoto amato ya kera yabaga afite ibiti hejuru, afite ibitambaro birebire n'imigozi. Abasare rero bafataga bya bitambaro bakabirekura, babirekura umuyaga ukabihuha, wabihuha ubwato bukajya aho umuyaga urimo werekeza. Uko niko bakoraga ingendo zabo. Rero hari ahantu bageraga, Imana itugire neza cyane, hari ahantu bageraga iby'inyanja ntawabyiringira, bagera hagati ikirere kikabashuka kigahinduka. Wa muyaga wajyaga iburasirazuba wagera hagati mu nyanja hakaza icyo bita ishuheri, imiyaga igatangira guhura, hakaba imiyaga ivuye ku musozi, hakaba ivuye hariya, hakaba ivuye hariya, igahurira hagati, igatangira guterura amazi. Icyo gihe noneho urugendo ntibabaga bari busubira inyuma, hari umuyaga urimo bahuha ubaturuka inyuma. Ntibabaga bakomeza imbere, hari umuyaga ubaturuka imbere. Iburyo n'ibumoso hakaba hari indi miyaga,
bakisanga bari hagati. Habaga hari ibyago byinshi, amato menshi yarashwanyukiraga, abantu benshi baribiraga mu nyanja, abantu benshi bapfiraga mu nyanja bitewe nuko kwihinduriza kw'ibihe. Nibyo byabaye kuri ba Paulo. Ibihe birabashuka, bagenda bazi ko bari bukomeze, ariko Imana iramuganiriza mu ijoro, arabibabwira banga kubyumva, biringira ibihe, bageze imbere umuyaga urabakubita, inkuge zirashwanyagurika. Paulo rero Epafrodito nawe akurikiye Paulo amuzaniye ibintu, akubitana n'uyu muyaga, akubitana n'iyi shuheri, iramudindiza, irabahagarika. Hari aho bageraga bagira Imana babona akarwa kari mu nyanja hagati, agasozi kari mu nyanja hagati, bakagenda bakagahungiraho, bakagatsikaho ubwato bwabo, barangiza bakakicaraho, bagategereza igihe wa muyaga uzacururukira. Iyi miyaga yo mu nyanja rero ishobora gufata n'igihe cy'ukwezi cyangwa cy'amezi abiri. Ibyo byabasabaga kwitonda no kwihangana no gutegereza kugeza igihe uyu muyaga uzavira mu nzira. Ibi nibyo byabaye rero kuri Epafrodito, afite ibintu, bageze hagati mu nyanja, umuyaga urabatangira, urihinduriza, hanyuma biba ngombwa yuko yiruka, bajya ku karwa, bicarayo. Ukwezi kurashira, amezi abiri arashira, amezi atatu arashira, aho bicururukiye inyanja iratuza, hanyuma bongera kubona umuyaga ubajyana mu cyerekezo utuje barimo berekezamo. Epafrodito no bari kumwe mu bwato, bongera gufata inzira, hanyuma bagera i Roma kwa Kaisari. Rero Paulo yakiriye ibi bintu, ahita yandikira Abafilipi, arabwira ngo nubwo byatinze. Rero ahanga arimo kubabwira iki? Yarimo kubabwira ngo ibintu mwohereje ntago byahagereye igihe mwagombaga, cyangwa se igihe byagombaga kwagerera. Mwabyohereje mu kwa mbere, ariko byangezeho mu kwa karindwi. Mwabyohereje mu kwa mbere, ariko mu kwa karindwi nibwo nabibonye. Ibi ngibi bivuze iki rero? Mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ibintu Imana irekura mu buzima bwacu, hari ibintu ugenewe mu buzima bwawe, hari ibintu Imana igutegekera inshuti ko zikoherereza, hari ibintu Imana igutegekera abavandimwe ko baguha, hari ibintu ijuru rirekura ku bwawe, ariko byagera mu nzira bigahura n'imiyaga, bigahura n'imiraba, byarangiza bigatsinda, bikaboherwa mu nzira, bigahura n'imiyaga ikabizitira. Abantu benshi bafite ibibazo mu buzima bwabo, ariko ibisubizo byabo biri mu nyanja. Ibisubizo byabo bifitwe na ba Epafrodito. Epafrodito siwe watanze ibintu, we ni messenger, we ni intumwa, we ni umuntu uzanye. Ibintu byatanzwe n'Abafilipi, ariko Abafilipi bakene Epafrodito kugira ngo abizane. Ariko Epafrodito nawe afite ingorane mu nzira, afite ibibazo mu nzira. Oh my Jesus. Abafilipi baritanze, Abafilipi barakusanyije ibyo barabirekura, ariko ntibafite ubushobozi bwo kubizana. Hari Epafrodito ugomba kubizana, ariko uyu Epafrodito afite imbogamizi mu nzira, aho agomba guca kugira ngo akugereho. Hari blokaje, hari bariyeri ziri mu nzira. Ibyo rero bituma uwaguhaye yaguhaye, nawe ugomba kwakira, ukeneye ibyo ugomba kwakira, ariko urugendo ruri hagati yawe n'uwaguhaye harimo Epafrodito ugomba kukugezaho ibyo bintu. Epafrodito ari mu ngorane zikomeye mu nyanja,
inyanja irashaka kumumirana n'ibyo akuzaniye, kugira ngo ibintu rero bizakugereho, kugira ngo ibintu bizazahure. Niwo mutwe w'ijambo nabahaye uvuga ngo imbaraga zibohora ibyatinze mu nzira, imbaraga zibohora ibyo Epafrodite afite arimo akuzanira ariko byaheze mu nzira. Haleluya. Hari abantu benshi Imana yahaye umugisha nk'aba Pawulo, ariko imigisha yabo yaheze mu kirere, imigisha yabo yaheze mu nyanja. Ni benshi bakwiyumvira, ni benshi bagutekereza ijoro n'amanywa, ni benshi bumva ko hari ikintu bakora, ariko hari imiyaga ibatangiriye mu nzira ituma batakugezaho ibyo bakugeneye, ituma batakugezaho ibyo Abafilipi bateguriye ubuzima bwawe. Hari imiraba iri mu nzira, ubwato buzanye ibyawe bwafashwe n'imiyaga, bwafashwe n'imiraba. Oh, haleluya. Reka mvuga iki ngiki. Hari abantu benshi bifuza kukugirira neza, ariko buri munsi uko batekereje kukugira neza, hari umuyaga uza mu buzima bwabo, hari ikintu kiza kubitambika, apanga kukoherereza $1,000 cy'amadolari ngo usane ka kazu cyangwa se utangire ka business, kukazagata bigabanya ry'abakozi bagahita bamuheraho. Uwo ni umuyaga uba mu nzira urwanye Epafrodito, uzanye ibyo Abafilipi bakoherereje. Umuntu agategura ati uku kwezi hari ikintu uzakora ku buzima bwawe, akibitegura uko kwezi umwana agahita arwara akajya mu bitaro bakamuha fagitire, uburyo bwose yari gukoresha koherereza bugahita burangira kwa muganga, tabwira ati ubutaha. Nuko Pawulo avuga ngo nubwo byatinze, hari ibintu byatinze kandi ari ibyawe, hari ibintu byatinze kandi ari umugisha wawe, hari ibintu byatinze kandi ari amasezerano yawe, hari akazi katinze wakabaye wicayemo uyu munsi wa none, hari imodoka yatinze wakabaye urimo kudrivinga, hari business yatinze wakabaye urimo kumanaginga, hari visa yatinze wakabaye waruriye indege, hari dosiye yatinze iryamye ahantu uwagombaga kuyisinyaho. Igihe cyose yaje yinjiye muri biro, mu gihe agiye gufungura twarimo dosiye yawe, ahita asanga arandi madosiye ya sekreteri azanye, ati ibi ngibi birihutirwa banza ubyige, akabijyamo. Ejo yagaruka igihe yaravuze ati reka mfungure iyi turuwari mvanemo dosiye yawe, agahita yumva telefoni ati hari inama irihutirwa. Undi munsi yazajya gufungura turuwari irimo dosiye yawe kugira ngo ayisinye, hagahita haza message ivuga ngo itegura ugiye muri misiyo, agahita ajya muri misiyo akamara amezi 3 akazagaruka. Nuko dosiye z'abantu nyinshi zaheze muri turuwari. N'umugisha wawe, nibyo Imana yakugambiriyeho, nibyo Imana yagusezeranijeho, ariko Epafrodite ugomba kubikuzanira arimo arahura n'imiyaga mu nyanja, arimo arahura n'imiraba. Hari umuhungu ugomba kukurongora, ariko iteka uko agiye kuza mu buzima bwawe hari ikintu gita gikora kibusanya inzira zanyu mu buryo butunguranye, agatahura n'undi mukobwa, bakabanza bakangiza igihe nk'umwaka wose wicaye. Hari n'abagenda bakimariye akazagaruka yarahondaga wavuye mu rugo asize abana 2 n'umugore hariya, yangiza akaza terega burya n'ubundi burya naroga nkureba kuva kera, burya n'undi nagombaga ko umugore wanjye. Kubera iki? Hari imiyaga iba mu buzima idashaka ko ibyo Abafilipi bakoherereje bikugera. Iyi miyaga iterwa n'imyuka mu kirere Bibiliya ihamagara muri rwitwa abamedi n'abapresi.
iyi niyo myuka tuzaba turimo dusenya mu minsi 21 tugiye kumara imbere y'Imana, uhereye kwa mbere w'icyumweru gita, apana kwa mbere w'ejo, ikindi cyumweru gikurikira, guhera kuri uriya wa mbere. Abantu benshi imigisha bo ntabwo bagiraho ku gihe. Oya, ujya ugasanga umuntu yejeje ibigori yarakutse amenyo. Muri rurimi basi mushobora kumva neza. Igihe cyose yari muto yabayeho yifuza ikigori, afite amenyo mazima, abona abandi babirya akifuza, yarabuzanu yagikura. Hanyuma yamara gusaza amenyo yose amaze kuvamo, agasanga afite umurima w'ibigori bireze, amenyo yashizemo. Arabireba ariko ntashobora kubirya. Kubera iki? Byaratinze. Sanga uri muri Mariya ku myaka 50. Sanga uri murabyara ku myaka 45. Sanga ndi kuri kaminuza, hari umusaza twiganaga, yari afite abuzukuru bangana natwe, yari ari kuri kaminuza. None turamubaza, none se muze amashuri buri hano urashaka iki? Ibintu byinshi ntabwo yabyumvaga. Avuga ngo ndashaka ko nimpfa abantu bazasoma kumva yanjye bazavuga ngo yari yararangije kaminuza. Urumva impamvu yari muzanye ku ishuri? Twebwe twarimo twiga, tubona amalisanse, ejo uzabona akazi, ejo uzabona ibintu runaka ushobora gukora mu buzima bwawe yawe, turacyarwana n'ubuzima. Ariko we ari ku ishuri avuga ngo nimpfa bazavuge ko nize kaminuza. We aje gushaka cyangwa se aje kurwanira ikintu cyatuma bazasoma kumva ye bakavuga ko yari yarize, yarangije kaminuza. Nicyo kintu cyamuzanye. Aravuga ati nabonye amafaranga, nakuze data na mama badafite ubushobozi bwo kunyigisha, hanyuma mva mu ishuri ndagenda ndakora, ngenza gute, bacuruza, nirwanaho. Nyuma haje ibya kandida libre, njya kuri kandida libre, nuko baramfasha nyine mbona diplome irasohotse. Ati rero naje no kuri kaminuza, bana banjye mujye mumfasha, nta bintu byinshi nkeneye, gemba nkeneye amanota gusa yo gupasinga, byo kuzuza ni ibyanyu mwebwe mushake, ya yandi 50 gusa yo gupasinga, ntasubira mu exam, niyo mba nkeneye, ibindi ntago. So arashaka kwiga, arafite inyota yo kwiga mu buzima bwiwe, ariko byaratinze bimugezaho ku myaka 65. Ku myaka 65 yicaye mu ishuri rya kaminuza, baraprojectinga amatara akamumena amaso. Ariko Mana yaremye ijuru n'isi. Ibi rero suriya musaza gusa, benshi mu buzima bwacu ibintu byinshi byarakererewe. Mihamagaro yarakererewe, mashuri yarakererewe, urushako rwarakererewe, kubyara byarakererewe, gukora byarakererewe, kubaka akazu byarakererewe. Ujya gusaba ugasanga ku myaka 57 uracyari mu nzu y'inkodeshanyo, nturagira n'ikibanza cy'inzu yawe, usanga ibintu byose byarakererewe. Rimwe urarwana no kugibura, afite imyaka 60, abandi barimo baravayo baza kuruka muri Afurika, uracyarwana no kujyayo. Icyo nicyo gihe abandi barimo bapakira utwabo bagaruka kuza gusazira muri Afurika, kuko ntacyo bagikora i Burayi. Imbeho yaho n'amaneje yaho n'imyaka bafite ntabwo bijyanye rwose pe. Barimo baritahira baza gutegura ubuzima bwabo.
aho abana n'abuzukuru bazajya baza kubasanga muri Afurika basura, kirima y'Iburayi rwose ku myaka 60-65 ntibijyanye, ariko wowe uracyarwana no kujyayo, cyangwa se nibwo ukigerayo uracyarimo guhanyanyaza urebe yuko wabona yuko na pasiyo ntabwo urayikora, uracyarimo kurwana no gukora pasiyo ufite 57, asigaye 3 yonyine gusa, wenda aho bayitanga kuri 60 asigaye 3 gusa, ariko uracyarwana nayo niyo 3 basi 3 irangira mbonye pasiyo, kubera yuko birakomeye. Bwoko bw'Imana, ibintu byinshi byaratinze. Paul andika avuga ngo byatinze kungeraho. Ibintu byinshi byagiye bitinda mu buzima bwacu. Uyu mwanya nusubiza amaso inyuma urabona ibintu byinshi byatinze. N'ubu ngubu urabona byinshi ukeneye usengera, urimo gukurikirana, ariko udashyikira. Kubera iki? Byaratinze. Imana yo mu ijuru uyu mugoroba ibohora ikintu cyawe cyose cyatinze kikugereho. Imana ishimwe yuko nubwo byatinze ariko byamugezeho. Haleluya. Imana iguha umutima wo kwihangana n'imbaraga zo kwihangana, ariko kubohorere ibyawe biri mu nzira. Epafrodito akugezeho ibyawe byatinze mu nzira. Uyu mugoroba usengere Epafrodito ubuzima bwawe, kuko buri muntu wese mu buzima bwiwe agira Epafrodito umugezaho cyangwa se umuzanira imigisha yiwe n'ibyo kumufasha n'ibyo kumukenura. Hari Epafrodito Bibiliya bivuga neza, imuvuga neza ikavuga ngo ni igisiga cy'amerwe, ni umugabo ufite imigambi y'Imana. Uwo nguwo rero ariwe Epafrodito warimo arwana n'imiyaga, arwana n'imiraba, avuga ngo nubwo inyanja irimo izikuka, nubwo ubwato burimo buhura n'ibyago, ariko ngomba kurwana mpaka ibintu bigeze kuri Paulo. Sindi bucika intege, sindi busubira inyuma, sindi bubivemo. Byanze bikunze Paulo agomba kubona ibingibi bigomba kumugeraho. Imana iguha Epafrodito ufite ishyaka n'umwete wo kurwanira umugisha wawe, kurwanira ibyawe, kurwana mpaka kugejejeho icyo Imana yakugambiriyeho, kurwana mpaka kuzaniye ibyawe, kurwana mpaka kugejejeho inzu yawe, kurwana mpaka agukuye mu busiribateri, kurwana mpaka ubonye urubyaro, kurwana mpaka ubonye amafaranga, kurwana mpaka ugeze muri icyo gihugu. Hari ba Epafrodito bajya bagufata ukuboko bakakuzamura bakagera ahantu bakugeza, bakihanganira imiyaga n'imiraba barimo bahura nayo, bakemera bagahangana nayo, bakarwana nayo ijoro n'amanywa, ariko bakakugeraho, bakakugezaho ibyo bakugambiriyeho, bakakugezaho ibyawe. Ntibacika intege, ntibasubira inyuma, ntibaruha, ntibananirwa. Bafite imbaraga muri bo, bafite umwete muri bo, bafite urukundo, bafite gushishikara, ntibafite kuruha, ntibafite kwitotomba, ntibafite kunanirwa, ntago bafite kwivumbura. Nubwo bahura n'ibimeze gute, ntago bacika intege, bararwana mpaka bakugejejeho ibyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Imana iguhagurukize Epafrodito uyu mugoroba. Imana imuhagurutse mu izina rya Yesu, mu rugendo urimo, mu nzira urimo gucamo, mu byo urimo kunyuramo. Imana nimuguhagurukize mu izina rya Yesu. Sinzi Epafrodito ukeneye, sinzi ibintu agomba kukuzanira, ariko ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo Imana imukuzanire, Imana imuhagurutse, Imana imuha uwo mutima, Imana imuha izo mbaraga. Haleluya. Abafilipi baratanze, Imana yaratanze, Imana yararekuye, umugisha urawurekuye, ariko ukeneye Epafrodito uhangana n'imiyaga yo muri iyi si, uhangana n'abarozi bakurwanya, uhangana n'abapfumu bakurwanya, uhangana n'abadayimoni, uhangana na karandesi wanyu, uhangana n'imivumo iri ku buzima bwawe, uhangana n'amagambo mabi bakuvuga, uhangana, urwana kugira ngo akugezeho Imana yakugambiriyeho. Hari abantu bafite umutima wo kurwana ku bwawe, hari abantu bafite ibitekerezo byo kurwana ku bwawe.
Imana ibashyiraho Epafrodito badatinya imiyaga, badatinya imiraba, bemera kurwana mu ijoro, bakemera kurwanira dosiya yawe mpaka ubonye akazi, bakemera kurwana mpaka ubonye poromosiyo, bakemera kurwana mpaka ubonye visa, bakemera kurwana mpaka ibyawe bisobanutse, bakemera kurwana mpaka ubukwe bwawe butashye. Hari abantu bafite uwo mutima, bafite ibyo bitekerezo, bafite uwo mwuka w'Imana mu buzima bwabo, biyemeje kurwana kugeza igihe basohotse mu nyanja barimo gucamo inaniza ubuzima bwawe, bakagushyikiriza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Mandarabashekere mosakara masai. Hari abantu badatinya imiyaga, badatinya imiraba, badatinya ingorane, badatinya amagambo uvugwa, badatinya ibyo bakurega, badatinya icyo ari cyo cyose. Gahunda yabo ni ukurwanirira iby'Imana yakuvuzeho kugeza bisohoye, ni ukurwanirira umugisha w'Imana ku buzima bwawe kugeza uwubonye. Bararwana ijoro n'amanywa kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke, bararwana kugira ngo utaburara, bararwana kugira ngo utabwirirwa, bararwana kugira ngo utambara ubusa, bararwana kugira ngo umuhamagaro udaferinga, bararwana ijoro n'amanywa, bahanganye n'imiyaga, bahanganye n'amajeya, bahanganye n'ibintu bikomeye, bahanganye n'ibyo bakuvuga, bahanganye n'ibitutsi bagutuka. Ariko umugambi wabo nuko bagomba gusohoza ibyo bafite ku buzima bwawe, nuko bagomba kuzuza umugambi Imana ku buzima bwawe. Abangabiri ijoro Imana ibahagurutse ku bwawe, abangabiri ijoro Imana ibaguhe mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe Epafrodito usohoza umugambi Imana ku buzima bwawe. Reka dusenge Imana, reka duhamagare Imana uyu mugoroba kubw'ibyo Imana yakugambiriyeho, kubw'Abafilipi bawe, kubw'Epafrodito. Imana ibihagurutse mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, mu izina rikomeye, turasenze uyu mugoroba. Dusenge abakunda Imana bose, dusenge umuntu wese uzakurikiranira ijambo ry'Imana, dusenge umuntu wese Mwami Data umeze nka Pawulo, imigisha yiwe iri mu nyanja, irimo ica mu miraba n'imiyaga. Ndavuze ngo iki cyumweru tugiye gutangira, iyi miyaga yose ihagarare, iyi miraba yose ihagarare, kugira ngo Epafrodito azane imigisha afite mu biganza ku bana bawe. Iki cyumweru buri muntu wese yakira, iki cyumweru buri muntu wese yakira umugisha uvuye imbere yawe, yakira ibyo byari biri mu nyanja, ibyo byarimo bica mu bibazo, ibyo byarimo bica mu ngorane, ibyo byarimo bica mu ntambara. Iri joro ndasenze ngo bize kandi buri wese abyakire. Iki cyumweru kibi cy'amateka, kibi cy'ubuhamya bukomeye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana ibahe umugisha, mwakoze kuba imbere y'Imana. Tuzasubire ejo mu gitondo muri morning glory. Bye bye, good night.